hari icyo abahanga mu mitekerereze bise textotunisme. Textotunisme wakwibaza ni iki? Ni uburyo bamwe mu nshuti zawe bagukoresha ku nyungu zabo bwite. Bamwe rero mu nshuti zawe bagukoresha nk'agakoresho ko kwitabaza gusa igihe babikeneye, binyuze mu cya abahanga mu isomo ry'imitekerereze bamaze kwita textotunisme. Iri somo rero zishobora kuba yenda uri ukorerwaho iyi textotunisme utabizi. Niba warigeze kugira amarangamutima adasanzwe nyuma yo kwandikirana ubutumwa bwinshi n'inshuti kuri WhatsApp cyangwa SMS, ushobora kuba warahuye nabyo. Ibi ni ibintu bibaho kenshi mu mibanire y'abantu, cyane cyane mu nshuti, kandi bishobora no kugira ingaruka ku buzima bwacu bwo mu mutwe no mu byiyumvo kurushaho uko tubitekereza. Textotunisme ni iki rero? Tubanza dusobanukirwa iri jambo rishya icyo risobanura. Ni ijambo ryakomotse ku guhuzwa kw'amagambo abiri, texto ubutumwa bugufi, ndetse na opportunisme kwishakira inyungu gusa. Aba opportuniste turabazi, ni wa muntu nyine ubushaka nyine muhura ku bw'inyungu gusa. Tuko mu Kinyarwanda rero cyoroshye bivuga kwa kundi usanga inshuti yawe nyine iguhamagara cyangwa se ikakwandikira gusa igihe hari ikigusaba, hari ikigushakaho. Yaba ndabafite cyane rwose. Uko wabimenya rero bibwirwa n'iki? Mbere na mbere tugerageze kureba ibisobanuro byimbitse by'imyitwarire. Nuko inshuti ikuvugisha gusa ikeneye inama, ubufasha, amakuru cyangwa se serivisi runaka, cyangwa se iyo ibabaye ikagusaba kuyifasha. Hari igihe rero bikubaza gusa izina ry'umuganga wawe, ndatuvuge wamenye, cyangwa adresse y'akabari keza, cyangwa se n'ibindi kubaza, imodoka, ibintu byinshi nyine bijyanye no kwihuna na we ashaka kwihaza ubwe. Mu magambo make, iyi nshuti ikuvugisha gusa ikeneye ubufasha bwawe. Abandi bafite ni nabo benshi. Iyo ntacyo akeneye, nta butumwa bugufi, nta jwi rye wumva, habe na mbabe no guhura, wagira ibibazo, warwara, wagira gute. Igihe rero itagukeneye, niyo wowe uyandikiye ntigusubiza ako kanya, iyo ihamagaye ntifata telefone, cyangwa se ntikubonera umwanya. Ariko iyo yagukenera nka rimwe mu kwezi cyangwa se mu mwaka, igashaka kwisubiza vuba na vuba, ndetse utanabikora ugasanga yenda ari nk'ibyo uhugiyemo, ugasanga kutsi nabi cyangwa se kweretse ko bibabaje bibabaje. Iyi mitwarire rero ibangamira kandi irarambirana, isa n'iyo bita mu Cyongereza ghosting. Angaha ni cya gihe umuntu akuvugisha gusa igihe abishakiye, atitaye ku byumviro byawe cyangwa se ku byo wowe ukeneye. Arti Gupta ni umuhanga mu by'imitekerereze washyize kandi ayobora icyo bita The Happiness muri California. Mu kiganiro yagiranye na Huffington Post, yavuze ko ari wa mubano udashingiye ku bupfura no kungurana ibitekerezo, ahubwo ari uwo kwikubira inyungu gusa. Ese ubutumwa endo ugasanga ubutumwa SMS cyangwa WhatsApp, ubundi twibajije WhatsApp cyangwa ubutumwa bugufi, ese bukora ku marangamutima yacu? Aravuga ko barabagira bati yenda n'ubundi ubutumwa bugufi nka SMS, WhatsApp nibwo bukoreshwa, n'ibindi niba ushaka kumenya amakuru nyayo, ubundi muntu mujye muhura imbona nkubone. Yego, ariko si ibyo gusa. Ubutumwa bugufi na WhatsApp ni uburyo bworoshye bwo kuvugana gusa. Yego, byarahindutse nk'uko ari ikinyamakuru kibivuga cya HuffPost kivuga ko ubushakashatsi bwa Gallup bwo muri 2014 bwerekanye ko ubutumwa bugufi bwari bumaze kuba uburyo bwa mbere bwo kuvugana hano byari ku banyamerika bari munsi y'imyaka 50. Nanone ubushakashatsi bwo muri 2016 bwakorewe ku rubyiruko millennials bwagaragaje ko 75% by'abantu bahisemo telefone yo koherezanya ubutumwa gusa kurusha telefone, kurusha no guhamagara. Mu yandi magambo, SMS, WhatsApp bwaba kimwe mu by'ingenzi bikomeza kugira umubano, kugirana umubano n'inshuti n'umuryango. Hano renda reka twirebere uko wakwitwara imbere y'iyi myitwarire. Bamwita Nicole Sanders, n'umuganga w'indwara zo mu mutwe, akaba n'umuyobozi wa Therapy Charlotte muri Carolina y'Amajyaruguru.
uyu mugore yaragize ati dukoresha ubutumwa bugufi kugira ngo tubone uburyo bwo gushyikirana gukora ku marangamutima yacu iyo hatabayeho rero kwishimirana cyangwa gusubizanya mu buryo bungana kandi ko gusubizanya uko musubizanya bigaragaza nk'ibyo kurenzaho gusa kandi umuntu ashobora kumva ari gukoreshwa gusa ariko nko gucuruzwa ku nyungu zawe gusa nta muntu uba witeze guhora yumva ari ugukinishwa gusa mu mibanire y'inshuti ariko nanone bisaba kwitonda nubona mu nshuti zawe harimo bene aba bantu baguprofita gusa babandi baguhamagara uko bafite icyo basaba gusa ntugahite uyikuraho amaboko burundu hari igihe yaba abikora atabigambiriye atabikora nkana niyo mpamvu ari ngombwa buriya kubimubwiraho mukabiganiraho mubwire ko wiyumva nk'uwirengagizwa cyangwa se nk'ukoreshwa gusa kandi ko wifuza ko yajyana guhamagara cyangwa se mugahura igihe rero buriya muha igihe ubanze umuhe igihe mu mutima wawe natabikosora uzamenya ko ari umu textotunist wigendera uri aho ngaho undi no kwandikira rukari cyo gukina rwose niba umubereye ingenzi koko azakumva abikosore ariko aba nabo tubana nabo kandi tubana nabo tubazi. Here we go, I'll be your host Guta Man Guta, katwigire muri nostalgie aho twinjira classic rock.